Yes, reka tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse, YouTube channel yanyu ibagezaho amakuru yerekeranye na business cyane cyane aya Pi network cyangwa se Pi network. Nkuko bivugwa tuvuga Pi network nkuko mu gifaransa babivuga, ariko mu bakoresha icyongereza ni Pi network, cyangwa mbwa nuko byose bivugwa kandi bikaba byumvikana. Mugubwe neza rero aho buri wese aherereye. Kuri mikoro ni Tite Kamanzi. Uyu munsi ni ku itariki enye z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024. Turibuka kandi itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2019 ubwo Pi network yajyaga ku isoko cyangwa se hanze kugira ngo bayimayininge batangire kuyimayininga. Muri make twavuga ngo nibwo yabonye izuba. Ubu rero kugira ngo noneho yitwe igihanganye cyangwa se uranabyita nk'umwana bese bagiye kuremera nawe kubaka agashinga urugo, nayo rero igakomera ikajya ku isoko, noneho ikaba umugabo ikaba ubukombe ku isi. Ahubwo harabura iminsi 57 kugira ngo tumenye umunsi wo kuyilauncinga uwo ari wo. Bizakorwa nande? Bizakorwa ryari? Nuko Pi ari igicuruzwa kandi ikaba n'ikoranabuhanga, ubwo nicyo gicuruzwa nyine birumvikana. Igicuruzwa cy'uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ikoranabuhanga rikenewe rikoreshwa mu bijyanye n'imari, bijyanye n'igezemo cy'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga rya blockchain technology. Hanyuma kandi n'ifaranga rizakoreshwa ku isi hose kandi rikavunja buri faranga iryo ari ryo ryose ryo ku isi. Kandi nk'uko byatangajwe, Pi network ikazaba ifite agaciro k'ibihumbi 314,150. Nari mpereye ku mpamvu ryari rero itariki 31 z'ukwezi kwa 12 nituzirenga nyuma yazo, mbese ahubwo nyuma yazo no guhera ku itariki ya mbere ushobora kutaba ku ya mbere, ariko icyo twabwiye kandi tuzi nuko ari nyuma y'imwe z'ukwa 12 2024, ubwo ni muri 2025 birumvikana. Nibwo tuzamenyeshwa itariki nyayo yo gushyira Pi ku isoko. Ni nabwo kandi tuzabwirwa, ntabwo bazatubwira itariki izaberaho, ubwo nibwo tuzamenya agaciro ka Pi. Ariko niko bizagenda. Bazatubwira itariki izafunguriraho kugira ngo ibe isoko rusange ku isi, uhereye ku bapayiniyazi ndetse n'abacuruzi. Hanyuma kandi kuri iyo tariki bazaba batubwiye nibwo tuzamenyeraho agaciro nyirizina ka Pi. Kandi ndagira ngo mbibutse amagambo ya Dr. Nicholas Kokaris we ubwe bamubaza bati agaciro ka Pi ni akahe,
ndetse n'ikinyamakuru Hoka News cyabigarutseho ejo ku itariki 3 z'ukwa 11, avuga bibutsa yuko yivugiye yuko Pi will worth what pioneers make it worth. Pi izagira agaciro kayo kazaba ako abapioneer bayihaye. Rero natwe nk'aba pioneers twayihaye agaciro k'ibihumbi 314 n'$159 by'idolari. Niko gaciro ka Pi. Niyo GCV ni Global Consensus Value, niko gaciro twayihaye. Rero muri systeme za Pi, aho imishinga myinshi cyangwa se hafi yose yemerezwa, bamaze kubyandikamo, barabyemeza, barabishimangira, kugeza ubwo uwitwa Kosasihi handitsemo yuko kiri confirmed. Yabanje kwandika iragira ati ndabona iki giciro cyaba cyiza ku mushinga wa Pi Network, kuko cyazawufasha kugera ku ntego zawo zo kuba stable coin. Stable coin ni igiciro cy'ifaranga kidahindagurika. Arongera rero nyuma mu kwezi kwa gatanu niho twabonye yuko icyo giciro kiri confirmed bakurikije ku bipimo na transactions byagiye bigaragara muri ecosystem za Pi Network kugeza n'ubu ngubu. Ubwo rero tukaba twizeye yuko ibintu nta shiti, kandi ndabibutsa yuko nababwiye ko uko byagenda kose iki giciro ntikizajya gihindagurika, ariko kizajya kizamuka ku buryo gishobora no kuzageza kuri agaciro k'ibihumbi 500 ndetse na miliyoni abanyamerika bifuzaga, cyangwa se bo bari batanze, nuko wenda biki ngiki kiriho aribo babaye benshi. Ndagira ngo rero soreze ubwo ni amakuru nabahaga cyangwa se nabibutsaga. Ni ngombwa no kwibukiranya kugira ngo ndetse n'abantu ntago babivugaho rumwe. Impamvu ikimba gisubiyemo nuko abantu ntibabivugaho rumwe. Umuntu yumva yuko kuri 31 hazaba launch, ntayo. Ahubwo nyuma y'izo tariki bazadutangariza umunsi launch izaberaho, kandi uwo munsi bazadutangariza ko igihe launch izabera ntabwo bazatubwira igiciro cya Pi, ahubwo umunsi launch izabera nyirizina tuzaba twabwiwe nyuma y'izo tariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka wa 2024. Kuri uwo munsi launch izabera nibwo icyo giciro kizamenyekana. Hanyuma rero ndagira ngo nsoreze ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ku bantu badasobanukiwe habe namba ibi biri mu kubera kuri Pi Network. Ni ibiki buzuza, ni ryari babyuzuza, ninde ubyuzuza, nabika ntibyo ngomba kubika. Hari abantu benshi badasobanukiwe ibyo bintu. Nimujye mukurikira ibiganiro hano kuri YouTube kuri business isobanutse, murusheho kumenya ibyo ari byo, uko mwabikora, ninde wabigukorera. Mbere na mbere ni wowe ugomba kubyikorera. Hano dutanga amasomo ku buntu, ariko iyo tuganye ngo tugufashe, hari ibyo tugusaba, kandi tukagufasha konti yawe, tukagufasha konti yawe igatungana. Ariko kuko mbe mparitse mbanze nirebera ku bantu badasobanukiwe. Hari abantu benshi bafashe password, bafunguriye abantu Pi, barangije bafata ibyangombwa byabo barabibika, ndetse hanabimusaba akabimwima. Voye tugufashe, tuguhindurire ibyo bintu, ubone ibyawe, ariko konti yawe ariko igumeho, Pi zawe zigumane, ariko tubihindure imyirondoro izo passphrase zawe, izo password zawe, tubihindure kugira, kuko ntabwo twumva ukuntu umuntu akwima ibyawe yagufunguriye. Ngiye barabiza bamfasha. Icyambere ndakubwira nti icara iruhande rwanjye nkabikora, ubireba nkanakwereka naho mbibitse iwawe. Harya bwo nafata mu mutwe ibintu by'abantu 30-50 oya baba bakurikirana, ntabwo bibaho. Ariko ibyo ngibyo ngira ngo abantu mfasha ntabwo nabishidikanyaho, barabizi uko tubigenza. Ariko birababaje, biranatangaje, kandi biteye n'amakenga n'inkeke kubona umuntu agize izo muweda n'izabihe zo kugushyira muri Pi, yarangiza ariko passphrase zawe, password, wallet address, email, ibyo byose akabikwima, cyangwa se ngo arabikubikira. Kirazira kikaziririzwa, ibyo bintu ntibibaho. Nubona uwo muntu abigukoreye atyo kandi ukabona arashaka no kubikwima,
mujye mumenya ko ari uwo muntu afite ikindi kintu agambiriye cya vuba cyangwa kera. Ndabarabuye impamvu reka icyo wenda ndakigarukaho mbe nkizigamye. Aba bantu rero badasobanukiwe turabafasha. Ikindi, abantu bigeze kumayiningaho ariko bakabireka, nyuma bakaza gufungura izindi konti. Iyo konti waretse izagukoraho, urahitamo kugumana ya yindi ya mbere, ishobora kuba inafite na payi nyinshi, cyangwa ugafata iyo ngiyo nshyashya ukagumana iyo, niyo ya mbere iyo ubishatse turayikugarurira. Urugero mba ni urw'umuntu arahari, ari ku rubuga rwa WhatsApp arabyumva, cyangwa se na YouTube arayikurikira. Nagiye kumufungurira konti tutanari kumwe, ibisabwa arabyuzuza, arangije ndamufungura aho tugeze, ndamubwira nti bigaragara ko wafunguye konti. Atoya nyamara banza wibuke neza. Ati yewe, ati kera nigeze kuyifunguraho. Ese wari ufite nka payi nka zingahe? Ati ni nka 100. Yego, ati noneho reka nkugarurire iyo konti. Konti maze kuyigarura twasanze afite payi 400. Igitangaje nka nyuma y'ibyumweru 2, niba atari icyumweru, nka nyuma y'ibyumweru 2 bahise bamukubita KYC. Namwe munyumvire, nyuma y'ibyumweru 2 bahise bamukubita KYC. Ako kantu mwakumvise? Ni ibyo ngibyo ngo mbabwira nti nimuze tubafashe. Ubu nabahaye promosiyo, ubwo nakigiyeho nacyo nari nakizigamye, ariko reka nyivuge. Nabahaye promosiyo yo kubafasha. Iyi promosiyo izarangirana n'ukwezi kwa 11, 30 z'ukwa 11. Nitugera mu kwa 12 guhera ku ya mbere z'ukwa 12, promosiyo izavaho. Promosiyo izavaho, ibyasabwaga biziyongera. Ndabarabuye. Ubu rero ufashwe ubu ni kuri promosiyo nabashyiriyeho mbabwira. Yo mumpamagaye cyangwa munyandikiye ngira ngo ndabibabwira. Bamwe duhuriye ku rubuga bo barabimenyereye. Hanyuma rero ubu mwatumye ndeka ibintu byinshi nitangira ibyo ngibyo, ariko ngira ngo ndebe ko hari konti zaramuka, abantu baramura. Ikindi birababaje kubona umuntu warinjije umuntu muri payi ukamwinjiza kuri konti wanditse nabi, ukoze nabi. Ibi bintu kubigarura bikaba bigoye. Mu kugorana ukaba ntacyo ushobora kumubwira cyangwa umuha amakuru, arimo aragoka. Mwarabahemukiye, murimo guhemukira abantu. Niba mudasobanukiwe kwinjiza abantu, mpamagara utinyinjiriza umuntu, basi umwinjiza kuri kode yanjye ngiyi mbikore, ariko konti idapfuye. Kuko iyo konti ipfuye bigira ingaruka kuri nyiri konti. Bantu rero mushaka kwinjira muri payi cyangwa mushaka kwinjiza abantu muri payi network, niba ushaka kwinjiza umuntu muri payi network, we mpamagara, ndi bukubaze kode yawe, umbwire uti ni kanaka, umunyoherereze, cyangwa se usobanukiwe muyobore kuri telefone, mubwire ibisabwa, hanyuma muyobore yinjiremo neza kandi konti ayikoze neza. Ikindi, bantu mungana muje ngo mbakorere mbinjize cyangwa se mbatunganyirize ibintu, birababaje kubona utazi ibyo ufite. Nta username uzi, nta password uzi ya email, nta password ya payi network uzi. Ubwo niko bazifite konti. Ntumubaza passphrase ngo abigusobanurire. Ariko ntimunashobora no kwicara ngo utege amatwi ikiganiro nk'iki ngo bagusobanurire ibintu uko biteye, kugira ngo nibura ubu bifiteho ubumenyi. Iyo ugeze hariya tumayiningira, ukanda mu dukoni 3 ibumoso hejuru dutambitse. Iyo ugezeho ukanda, ureba akantu kanditse ngo hasi ahanditse profile cyangwa profile. Iyo umaze kukabona ugakandaho, iyo ugakanzeho harafunguka, ugahingukira ku mazina yawe. Munsi yaho hariho icyo bita username. Ako kantu ubona kariho arrobaze nk'iya email, nk'iyo kuri email. Ako ntago ukandika, ariko gashyirwaho na ko wati muri ko kura kirengagiza. Izo nyuguti zo zikurikiyeho niyo username. Hanyuma iyo ugiye hasi ujya kureba hariya ngo account settings, phone number verification. Ibyo ngibyo nibyo bita verifications. Utwo tuntu tuvivuye, utarabikora byose haba havivuye password. Iyo password ugomba kuyimenya. Password ni yindi twinjiriraho kuri payi network. Hari rero password, hakaba email, hakaba Facebook, hakaba phone number, hakazaza na KYC. Aho ngaho tuhabona
icyo twita verifications, phone number verification, Facebook verification, email verification, KYC verification and password verification. Ikindi hariya amazina hejuru iyo ikinjira iminsi 14 itarashira baguha akanya ko kugira ngo updating ayo mazina niba warayanditse nabi. Barabiza hari abona sanze bayanditse nabi ariko turabikosora bihita bihinduka iyo minsi itararangira. Ariko iyo yarangiye urabisaba, hari igihe babashyizeho akantu ko kubisaba, iyo utabisabye uzabikosora ugiye gukora KYC. Hanyuma rero turagiye dusubiye handi tumayiningira, ukanze mu dukoni dutatu ibumoso hejuru utwo dutambitse, bifungutse urebye aho handitse mainnet, ukanzemo bikujyanye kuri balance dashboard. Hari usanzeho urutonde rw'ibintu 9. Icya mbere ni barakubwira ku downloadinga Pi browser. Pi browser kugira ngo uyidownloadinge uca hariya tumayiningira ukakanda muri tura dukoni dutatu ibumoso hejuru, byafunguka ukakanda kuri Pi browser, yafunguka ukakanda kuri sign in to Pi browser, ukayidownloadinga ikajya muri telefone. Iyo ngiyo ni ikorerwamo ibintu byinshi ariko uyidownloading unyuze aho ngaho. Hanyuma rero hariya tukaba tugezeho intambwe 9. Intambwe ya mbere ni mugomba no kubifata mu mutwe, ugomba kubifata mu kubimenyera, mukanabifata no mu mutwe, mukamenya ko bikurikirana. Ubuze ko utarayoberwa ukuntu intoki zikurikirana ngo 1 2 3 ukamenya ko ari agahera n'ibindi. Ako ka mbere ni kudownloadinga Pi browser. Iyo wayidownloadinze karavivuka kabicyatse. Kabiri no gucreatinga wallet, ujya mukajya gucreatinga wallet. Ibyo nabyo tuzabivuga cyangwa se duhora tubivuga. Iyo birangiye ako karavivuka kabicyatse. Gatatu confirm your wallet. Guconfirminga wallet nabwo ni ya passphrase ushyiramo. Iyo bikoze gahinduka icyatsi nacyo. Kane ni lockup configuration. Lockup ni kwa kundi ujya kuboroka hahandi nyamuna abantu bashasha mu boroke 50% nibura ku gihe cy'umwaka n'urugero ntanze simbibategetse. Hanyuma iyo birangiye kabicyatse. Gatanu ni phone number verification. Iyo ahandi muri verification twavuye, iyo phone number yabaye verified aho ngaho muri gatanu hahinduka icyatsi. Gatandatu ya passphrase washyize muri gatatu urayizana ukayishyira no muri gatandatu, ariko ubikora nyuma y'amasaha 28 umaze gukora gatatu. Iyo imaze kuyishyiramo ugakurikiza uko bikurikirana nabyo. Iyo umaze kuyifungura ugiye kuyishyiramo urabanza ukayikopiya ukaza ugafungura kuri gatandatu. Hamara gufunguka ukareba ahagana hasi haheruka ahanditse ngo I accept mu ibara ry'icyatsi, ugakanda bigafunguka, bakakwereka aho uzishyira, ugakanda mu gapestingamo. Umara gupestingamo ukajya hasi ukandika, akabona handitse sign, ugakandaho. Wavayo wamara gukandaho bakaguha handitse ngo I understand, ugakandaho. Gatandatu ukabura irangije. Karindwi rero ukora KYC. 8 bemeza KYC yuko iyo wakoze yuko ayemeje. 9 ibyo byose byarangiye n'iminsi igenwe ikaba irageze, nta zindi mbogamizi za systeme zirimo. Pi barazimura bakazishyira kuri konte yawe, ukajya kuzisangayo kuri wallet. Icyo gihe 9 nayo ihinduka icyatsi. Izo ngizo ni mainnet checklist. Ese si ibyo nagira ngo mbibutse, bagira ngo hari n'ibindi. Ibi bintu mvuze iyo wumvise inkuru ukayirangiza, ibi byose urabyumva kandi ukaba wabikurikiza ukabikora. Ibi byose tubibabwirira kugira ibi mbabwiye atari uko mbisoma, ariko mwebwe iyo ugiye usoma urabireba ukajya uhagarika ikiganiro ugakomeza. Hari umuntu wambwiye ngo ati jewe kugira ngo mbikurikire neza nasanze ibintu byose yarabikoze. Ese ndagufashije? Ati ngewe wabwiye n'iki ko ndeba surimo kumbaza kandi nkabenda warabikoze. Ati yewe, ati nkurikira ikiganiro cyawe ntubigenze utese? Ati ndagenda, ati iyo maze kucyumva neza nitonze, ati ndagenda nkajya nkora icyo ngicyo wavuze, ati nkakanda, ati wakigeraho nkabanza nkacyumva, ati nkaba mpagaritse nkabanza nkabikora, ati nakumva njijwe nkongera nkasubiramo, ati nkageza mbirangije. Ati urumva se, ati biri hari naburiki, ati ariko mba numva ntiyizeye ko nabitunganyije byose, ati wenda mba numva hari ibindi utagize utakoze. Ni nako biza kugenda rero ku bijyanye na KYC, naho turaza kubasobanura neza ukuntu rwose bikorwa ku buryo uzajya nk'ibi mbabwiye ni ibintu wajya ugakurikira ikiganiro ukabyikorera pe. Rero ndabasabye umuntu wese ushaka kugira icyo amenya agira icyo yigomwa. Mwigomwe igihe, mwigomwe ibindi, ariko mugere ku gikwiye mukeneye. Murakoze rero, n'ibindi turaza kubikomeza gato gato cyangwa se buhoro buhoro tubitunganye. Murakoze rero, ahasigaye ukeneye munyandikire mumbaze mbafashe
rwose murakoze cyane.